ubutayu bwa Misiri buratuje, igicu cy'umucanga kiradogereye, izuba riracana ryererutse nk'inkoni y'ubwami. Aho ni mu gisate cy'isi gihishwe n'umucanga, haravugira amateka ahatagera inyoni iguruka, aho umutima wa muntu utinya kugenda wenyine nijoro. Aho niho hazamukiye amateka ibitangaza by'ibihe byose, piramide za Giza cyangwa se piramide za Misiri. Oya, nakoreka dutangire dutya. Ninde watekereje ko urupfu rutagomba gutwara byose, ko umuntu ashobora kwiyubakira ikirundo cy'amabuye kikaramba imyaka ibihumbi, yewe no mu gihe ubwo atakiriho? Ese ni gute bafataga amabuye manini cyane apima amatoni ibihumbi bakayazamura mu mazi muri metero amagana hejuru y'umucanga? Ese bari abantu cyangwa bari intumwa z'ikirere? Ndibaza niba bari ibivejuru cyangwa se aliens, ibiremwa bidasanzwe byaturutse mu isanzure. Ese ni iki bari bafite mu mitwe yabo, mu mitima yabo cyangwa se mu biganza byabo? Ese icyo bubakaga cyari imva z'abami babo cyangwa se cyari ikirango cy'ubwami kizahoraho ibihe byose? Ese icyo bubakaga cyari igicumbi cy'ukwemera cyangwa cyari ikigeragezo cy'ubwenge bwabo? Ese ibuye rishobora kurusha umuntu kwibukwa? Ese igikorwa cy'ubwenge gishobora kuramba kurusha uwagikoze? Mu gihe isi yose yibagirwa, piramide zo ziribuka, zibitsa amateka y'ibihe, zibitsa inyandiko zikuze kurusha izindi zose ku isi, zibitsa amajwi y'ibihe, zisakuza mu mutuzo ziduhamagara. Buri wese iyo yumvise amateka yazo ndetse n'ibintu bidasanzwe bizivugwaho, yifuza kuba yagira amahirwe yo kuzisura byibura rimwe mu buzima. Izi piramide zubatswe mbere yuko Bibiliya yandikwa, ziraruta imyaka y'icyuma, zirasatira ikinyejana cya za robo. Ariko izi piramide ntizigeze zigwa cyangwa se ngo zisenyuke zirimbuke, ziracyahagaze, zirakomeye. Yewe nta n'indi nyubako yo muri iki kinyejana cya 21 byitezwe ko izaramba kurusha izi piramide. Byose ni muri iki kiganiro. Kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'ibiganiro ndetse n'inkuru zidasanzwe tukugezaho.